ntawe ndumva kuvugiramo ntinye Imana ishobora byose nkunda igitsina gore nkunda n'igitsina cyabo pe yego sinzagihemukira ndagikunda pe yego aho kugira ngo njye muri biriya rwose ni ukuri ko mwajya ku muhanda nkagura pe n'ukuntu umugore aryoshye ariko muzi uburyohe bw'umugore Nari reka dukomeze reka babutubwire oya reka nawe rero njye nanga nawe yidashaka binde watse bakadusobanura ubu tugiye kujya mu gitsina cy'umugore tukinjiramo tugiye kumenya ibyacu batangiye kudusobanurira iby'igitsina ubu turakunjya kwiga utazi uburyohe bwacyo rwose njye bazanakimpambane kabisa Brian agiye kuba ginekologe arababwiye Esther zamuka abantu bagufollowing yikomeza rwose nkunda abagore ndabakunda nishaka bavuge ngo nariyo ni ikiraya nibashaka bavuge ngo akunda abagore nariyo wibuke ko mu kanya wari urimo uravuga yuko uri umukozi w'Imana witandukira ariko se Brian waje niyo mpamvu Brian Godfather babarira hano ntago twaje kukwigisha ubu ushaka ngo umuntu agende ngo mu gitsina paka bazacana ubu se umuntu wabonye bahambanye igitsina cy'umugore mukakijyamo se ubu ngubu nari ubaka kanya umuntu w'umupapa ufite umwana ugiye kujya mu gitsina ibi bintu Godfather wishuka undi mwana Musheshe ibintu bazabyakunga babishyire kuri YouTube nari yarimo aravuga ngo igitsina ngo aragikunda arakivugiye mpaka n'inkonda ziratakaye ndagusabye ndakubwiza ukuri ubu nari kuba nkunda abagore nkunda igitsina gore sex ndayikunda y'abagore irakabaho urakoze cyane icyo ni icyambere ikindi cyanyuma ndakubwiza ukuri yuko nta mugore nzahemukira mu gihe abagore bagihari keretse nimazana ngira ngo nibashyiraho sima ngira ngo Imana ikabipfunga ndapfuye ariko kugira ngo ujye guhemukira biriya ntibibaho nubwo nafata Sugamami pe ngo iki Sugamami se wamukura uzi ko setse ariko se ko arakariyemo ariko undi mwana akavuga komeza ngiye kugira njye ku muhungu mugenzi wanjye nahageze se ngashaka igicecuru hari gifite imyaka 45 nkakimerera nabi ese ni kumbwira by'abapasiteri nta mupasiteri ubwiriza ijambo ry'Imana uri seri udafite impeta ntabwo bibaho agomba kuba afite umugore kugira ngo yikize umuriro w'abagabo none se nari nawe wazashatse umugore shega kugira ngo uzarinde upfa banaguhambana igitsina wazishakiye umugore ukazajya ukijya mu izina rya Yesu umurambirimo pe amina nibinanga abagore nkababura afazari nagenda nkajya gushaka uwambyariye nkamugarura mu rugo umva comment ngo abazimu bake nari yasoze saa 7:30 komeza yewe nari hano kuri TikTok nuko tuba turi kwiterera story n'abantu nari reka nabiza ba recording bakatuduce bakata bagende bakata mureje uzakibona sha bazakikuvugaho nibwo uzamenya wagware bose nako ngiye sinzahemukira igitsina gore ku izina ry'Imana ndarahiye imbere ya Kristo usumba byose ariko reka hano imyaka ibaye 2 ngiye nago meruka umugore yawe niyo mpamvu ufite umururumba amasiki imyaka subona ngiye narwaye pimples narwaye ibiheri kubera kudasamba ujya mu kibada nukuvuga ngo ibinure bikubana byinshi mu mubiri ukagira usohorera pimples hano ubu none umuntu uzasohorera uzamera nk'uvomera ijerekani n'akabido katana ariko mbega mana komeza yako jambo buzime ibintu muzaza nari wisanze mu kibuga kibi oya Brian Imana irabizi yarandemira mwite muhungu wanjye abagore bose nabaguhaye nabawe yewe ndakuba nariyo iyo ntabwo yaba ari mechanisme de reka wamubwiye ngo nakivugaho ceceka kivuga nawe wamuhaye rugari namubwiye ngo nabyorere uramubwira ngo nabanza cyamamaza kivuge reka bikubwira ukuntu bazakimukingura ivugire Brian uri kumva ngaho nariyo umva ikibazo ngo badagikurikira ibi ngibi ntabwo waba uri kuyobya uburari ugaragaza ko ukunda igitsina gore ukanabigaragaza imbere y'abantu 800 kandi waramaze gukoresha umurongo wa Tigo akagararaho ese ejo nibiza kugaragara ko nawe kuko twibukiranye nta muntu especially mu gihugu cyacu bitewe n'umuco wacu biragoye abantu ngo bemere ko bahindutse cyangwa bamaze kwinjira muri uriya murongo wo gukoresha umurongo wa Tigo nkuko se mungu abivuga nariyo hanga ntiwaba uri kugarura agatema mu bakunzi bawe byararangiye uyu munsi uhuza ubwanwa n'ubundi Godfather no kuba nakwemereye kuvuga hiyo ngingo byo birambabaje mu mutima wanjye ndababaye pe ayiwe na izina ry'Imana yo mu ijuru ndababaye nsinkubeshye kubushobora nk'umucyo kuba turi kuganira sho
icyo kintu kirenge turi kuvuga biriho barabijujura nariyo kubera iki kuko reka mubwire bari koze n'ibibazo nariyo niba Benda yaraje akavuga ati ngewe se muhungu yaransabye ndabasize uretse gato nge nakubwiye ngo nkunda igitsina gore nzagikunda birahagije Muhungu yambwiye yuko Muhungu yambwiye ko Eric yamusabye imbabazi inyuma ariko ntuka Muhungu yasabye Eric imbabazi yarazimusabye yavuze ngo Muhungu yasabye Eric imbabazi gute sibyo bishobora oya nego na on sorry nako Benda yasabye imbabazi Eric kuko nejo bundi twakoze ikiganiro kuri The Choice Live dukora ikiganiro kwa Kita arabyerekana muri message birahari yamusabye imbabazi yarambwiye ngo ndashaka amahoro I'm sorry umbabarire ere ngo sinagusabye imbabazi ngo umbabarire I'm sorry Benda nguyu yaje Benda Briane nshimye Benda araje ratangiye sasa Briane we Benda mitugenda gake Benda Benda turatwika uzanahiramo ngwino hahiye sha ngwino kuko wasabye imbabazi wakigize injaju mwemuretse kujyayo Benda ni iyihe mpamvu umuvandimwe wawe umusangira ngendo thank you so much Alvin abantu mukande kuri koro mukatsindwa n'Imana we mutapinge ndabaza Benda ni iyihe mpamvu yaguteye guhamagarwa n'umusangira ngendo apana musangira ngendo binga bya Eric inshuti yawe magara mwabanye ahantu hatandukanye MC Nario kuguhamagara kubaza wabuza akazi inshuti yawe ukamureba inshuti nka yanze kujundika ukanga kumwitaba Nario ndabyemera nanze kumufata wayi rakoze cyane ndabyemera nanze kumufata kubera iki ibyo mpamvu nabyanze harimo impamvu ya mbere sindi bivuga ibintu byinshi turakumva cyane ndago ibintu njya kuvuga mu bikira mu bwenge mushishoze yego uwo muraturahari tuwe tubwire gusa tukora mushishoze sindi bivuga n'amagweja impamvu nanze gufata Nario ya mbere hari impamvu ya mbere nanze gufata Nario abantu mwakoze subscription mu buryo bwo kwandika mwenye n'abandi bari kutureba nka televiziyo thank you komeza impamvu nanze gufata Nario yaramamagaye like niba ari 4 times simbizi yamamagaye cya gituma twakoze live amamagara mu gitondo cyabo Nario nawe arabizi ndabeshya noya nari we nanwe turivuga nanwe ndisobanura ibintu byinshi nanwe rega nanwe nje hano gusobanura oya nari buri kutuganiriza nk'ishiti yawe umva rero mbanze mbabwire rero ikintu kiriho cya mbere ngomba gusobanura abantu bakanabyumva bakabasha gushyira mu gaciro urumva bagashyira no mu gaciro Eric yavuze ko ndi kumushakaho yego ndamutse nsize ibiganza hanze nako ndamutse nsize amavi hasi nazamura amaboko hejuru nasaba Imana garagaza umuntu ukunzwe hagati yanjye na Eric Imana yancira urubanza uravuze ngo uramutse ndamutse nsize amavi hasi nazamura ibiganza nuko nyisaba buri munsi yego navuga uti Imana njyewe na Eric ninde ukunzwe mu gihugu cyo mu Rwanda Imana yonyine yancira urubanza ngo no kuvuga ngo ushatse kuvuga ko yaba ari wowe ndakumva cyane oya ninjye impamvu ari njyewe umva impamvu ari njyewe najya kuva no ngo Eric ngo nazamukiye ku izina rye Riri wabaye uretse ibi bintu sheri wanjye ibi bintu ko hari ukuntu byatangiye kandi kutari wari wecece kubanze umuntu byagiye maze n'iminsi cecetse reka maze ngwire Godfather yego waracecetse suri data sunyishyurira inzu suri mama na ubundi muntu wa mbere ngomba guha agaciro ni girlfriend wanjye umwibyishimo n'ababyeyi banjye n'uboyiki oya ntari bireka abandi bagiye ku ruhande rero sasa yego harimo ibintu byinshi nagiye ndenga ariko bro nago parena itonde gato mbanze ncire ya mana Godfather ko shamana y'ubonye telefone ya Godfather nka imyuti ya Godfather nakubwiye ko utari data utagomba kuncira urubanza okay no kumuza n'abantu
bagiye batandukanye no kunyunga nabo. Yego. Wagura data nunyunga nabo nta n'ikintu wunze na gito. Ntabyo ibyo nakoze ntacyo byamaze. Banza wumve. Sirayivyo yawe. Benda. Itonde manze nkubwire gato ya Godfather. Ndakumva. Kumvikane gato. Ubwo duheruka kuri live twavuze ko twiyunze. Siko bimeze. Kabisa kandi ndabishima. Ko mugiye no gusabana imbabazi inbox. Twasabanye n'imbabazi ngenda inbox ndabasaba imbabazi ndababwira uti ne nakoze unfollow. Yego. Ndonge ndabaforuminze Imana aze kwifuza kwanyu akazi keza nuko nabibwiye. Eric yarambwiye ngo kuri kwimana nawe akazi keza bambe. Yo. Nuko Eric yarambwiye. Urakoze cyane. None ko bavuze yuko wasabye imbabazi kubera yuko ngo wavuze ngo yaragusabye kandi atari ngo nyumugata mu gikari. Banza mubwire ibyo nibwo ndibibwa amagambo menshi. Yapfa kuvuga twumve rata bataba bakuvuga. Eric yagerageza ibishoboka byose amesha icyubahiro. Yego nagiye gukora ahantu henshi agiye atandukanye abikora mu buryo bwo kwishyura amafaranga mu buryo bwo kumemba nishima yamara kumemba akarenzaho n'andi magambo nagiye nisha ku ruhande. Yego. Ayo magambo nagiye misha ni menshi cyane. Agusaba k'inyuma. Oya ntabwo yansabye akinyuma Brian twumvikane gatoya. Ariko Brian. Nawe nuko wacejeje the Godfather ndetse nawe ugaceceka. Mumbwire. Hari ibintu byinshi mani twirengagiza. Reka mbanze mbabwire. Ndahamya neza ko imyaka iri imbere hari DJ Brian urenze kwemera azaza mukureho. Haza undi wi DJ nde wese amukureho. Haza undi muhanzi wese amukureho. Haza undi muntu wari wese amukureho. Ikintu nababwira cya mbere kiriho cy'ukuri nshobora kuvuga nkanavugishwa n'umunwa wanjye nta n'umuntu bimbwiye. Traffic yari yose no kuri Kaspi namwishyuye amafaranga ngo anyigishe kwiga gucuranga. Ngamwishyura Brian 100,000 byara amafaranga menshi. Yo. Yanyigisha. Ayo. Urumva? Arambwira ngo Benda ngo bimeze gutya ngo ndi gutegura ubukwe. Nigeze ambwira ngo amafaranga arayanze ari gutegura ubukwe. Amafaranga yarayemeye arayarya. Twize kabiri umugore ahitaza njya no mu murenge wa Kaspi njya mu bwo bwa Kaspi man narindi mindani cyane imbere cyane. Nakubonye. Man nakagira umuntu bigira indyarya muri ino si ya Rurema. Yo. Ibi bari gukora nanjye ejo nabikora bro. Uzanabikora uzanabikora haracyari umwanya haracyari iki. Ariko reka mbabwire muri ibi bintu byose birimo kwirikira marché reka mbabwire. Hari abantu twese tuba mana. Ninde umuyutinze? Ninde umuyutinze riri ngo mumanure ninde umuyutinze riri? Biri animitio. Oya hano mani hano bekwimyite. Reka ndaba moderator mfite bose ndibambura baraginga. Uratinyuka ukamyutinga riri fungura mic yawe. Benda giye hese. Mu bantu mu myutinga ntabwo. Benda babaranuje. Reka mbabwire ninde umyitinze. Ibi bintu bituma tudashobora no gutaha mu gihugu cyacu. Ariko se riri gushwana. Va muri nta muntu ugushwana n'undi. Reka mbanze mu mushwana. No. Ngareka akavuga genza na Diri ni jukumyutinze ihangana. Umba mbanze mbabwire. Vuga rata vuga. Muri kunyumva neza? Yego. MC nari uri kunyumva? Ndakumva. Turi kukumva be mbabarira. Bamaye umunsi. Mana we mwe muri kumwumva ra? Network ye iracikagurika. Umutonde gato, menyeri network. Aho byatunganye. Benda. Ari kumuhamagariramo. Mana mbabarira Benda ntabure we data we mana mfashe. Ndakumva nanjye gatanduko kandi ndakumva. Mwese muri kunyumva nari uri kunyumva. Ndakumva.
urumva ndakumva babaye umunsi wo kuwa mbere bawuma twasinyanye contract nka nuza nka manzi amereza abantu ngomba gushyiraho ndambwira contract manzi ntago nyemera ni boss wanjye n'ubu niho mvuye mu kazi sibyo ndamubwira uti gerageza ushyire Eric Semuhungu avuye mu mahanga tubona abantu baraje pe ku rwego rwo hejuru cyane urumva baraje ngira ngo mwarabibonye na Brian twarakoranye twaramwembise barambwiye ngo ninshake ngerageza nshaka ukuntu kuwa mbere twagira ikintu kitandukanira gitandukanye n'icyo twakoze kuwa mbere naramuzanye Brian arakora Brian waje ugakora mwanamaye n'amafaranga menshi ari abantu benshi bari bahari kabisa ibyo bintu bambwiye man twumvikane gatoya urumva abantu ndabazanye nibashaka kuvuga none ndababwira ati reka dushinge timu byibura bajya badutumira icyarimwe duhurira icyarimwe twese ku kazi barambwira ngo Benda hariya ntabwo ari kuri level yacu ubwo Manzeri yabonye ko nta kintu bari kwinjiza arambwira ngo umuboss yemere kuvuga ngo nta kintu binjiza ibyo ni ibintu byumvikana ku mukiro ari we wese agomba gutwikira akazi nta kintu yinjiriza agashaka undi mana ni ibintu byoroshye ni ibintu byumvikana barabibabwiye bahita bambwira gute Eric bamukuye kuri flyer bakagushyiraho wenyine na Fabiola kandi uziko turi abavandimwe ndababwira uti babanje kubikubwira silitope ngo none ko kingiye bankuyeho wowe ukabyemera gukora kuwa mbere ndababwira mwibuka ko neza ko ari nge wabaprokinze kugira ngo muze mukorere iwacu ibyo nibyo navuze hanyuma ngiye kumva numva inkuru bananze kwa cyangwa mu kugambanira undi Imana ikinyaki naharahiye imbere y'Imana ndayibwira Mana nagishije inama umuntu umwe ari we mama ndamubwira mama bimeze gutya ni mama wenyine ngisha inama mama bimeze gutya urabona byagenze gutya na gutya ngiye kumva numva ngo Shakira ngo ni umwosha never nani ibintu byanjye yarazi na kimwe ngiye kumva numva ngo nabwiye mama urabona bashaka kumvana ahantu buri ikintu cya mbere mbanze magire n'inama nugatera imbere ngo wibagirwe aho wavuye ntuzigere ukora ikosa ryarimo nukuri kandi ushobora kwibagirwa aho hantu ariko ukazagaruka gusaba imbabazi Benda nakubaza mbere gukomeza yego mbabarire nkubaze kuko ndi kumva hajemo amarangamutima mbabarire nkubaze ikibazo nshaka kukubaza niba abo twirinde twavuze kuri message yawe na Benda wumvise ntabwo uza nigeze nkubazaho kuri Semuhungu Benda none ko mwari mwavuye ahangaha ejo bundi birangiye kandi mukamenya yaho nzi ngo biraba amahoro byabaye amahoro biri kubavanga abantu bari kunyandikira bikabavanga bakavuga ariko se Godfather ukusukuzura kabuze mukamushaka amatiku none se Benda amatiku nge nshaka uretse gato nije bari kubibwira nije bari gutuka bari kubibwira niko kubaza none ko ejo bundi twavuye aha mugiye kwiyunga kandi ugatera n'intambwe nziza ukamwandikira nawe akagusubiza muri iryo jambo bandi none kuko numva wagaruye ufite agahinda n'umujinya murandura nzuzi ikintu cyabaye rero usasa byagenze gute kugira ngo ugaruke aya masaha byagenze bite kugira ngo abantu batumva uretse gato ya papa kuko ngewe ndatunguwe abantu bataza kunyumva nabi nge ndashaka kubaza kuri kuko ntuzane wari gukomojeho ntabwo ndashaka kugora muri iki kiganiro sinigeze ngora muri iki kiganiro hari ibyo twagiye tutamenya uretse gato iki kiganiro kigarutsemo urabizi ntabwo nigeze ni wowe mbwiye ngo nzamura uvuga ati nariyo yagukomojeho ngo umuntu naramuhamagaye nk'inshuti yanjye yanga kunyitaba aho twari dushaka kumva verisiyo ya nari niyo mpamvu ugarutse mu kiganiro ariko turi gutungurwa nuko ugarutse kandi ugarukana na Semuhungu kandi twari tuzi ko ibyo na Semuhungu byarangiye mwaniyunze kandi wumva ko nyine nyuma byanze reka bigusobanurire bidusobanurire rero batumva ko ari amatiku turimo Benda wagaruka none
mbasobanurire sibyo reka mbasobanurire gatoya cyo mu ncamake ntabwo ugenda mbasha ukuri kwinshi urabizi ko kwica sibyo yego ariko buriya Eric afite ibyo yagezeho n'akazi afite ibyo yagezeho nta munsi n'umwe ndababwira ijambo ngo baryumve ahubwo njye nagiye kubona mbona babiye kuri social media ari nabo babiteje byose ibi byose byabaye nibo babiteje nibigeze bicara ngo turiganireho already nagiye kubona mbona yishyuye amafaranga gasuku ngo atangaze ko yanswishirije ku mugaragaro Benda ko nta kibazo rufitanye na Nariyo bakaba baramuhamagaye nk'umuntu ugiye mu kazi kuki Benda yaguhamagaye ntumwitabe umva impamvu nanze kumwitaba kumvikana ako kantu nanjye barambwiye ngo nimamagare Manzi mukatire Eren ku cyaro buriya mubwire ko nazongera kugira ute kujya gukorera ndanga buriya ndanga none sibyo Nariyo agahurira he nabyo Nariyo yaramamagaye nanga kumufata yoreze SMS nanga kumufata none nanjye nahamagaye Manzi nabanje kumweza SMS nambwira numfate ngewe niko neye ndambwira numfate kuko abantu turi kumwe ndabazi bari kuba hari gushobora kuba nari bamushyize kuri conference okay yumve ngo amagambo amvamo icyo ni cyambere unyire bumve ko Nariyo nabumbwira imigambo Nariyo n'umuntu ukuze mana afite umuryango naye ndawufite afite ibintu byo kwitaho ntago ari umuntu ugendera mu kigare kandi ikintu namubwira ntago mbifurije nabi na traffic nkuko yiyunze nta mutima mbifurije ahubwo ikintu cyane ngomba kugenderaho nimukabangamira umuntu ahagiye gukorera yego hari uwaba yarakubangamiye se aho ugiye gukorera nyuma yuko mutandukanye ejo bundi buriya nkiza amarangamutima imbere nkagira icyo mvuga nanjye ubwanjye banyita nk'umunyamagambo bavuze ko abahungu bagiye tugira amagambo menshi kurusha abakobwa rero reka mbanze ino industry nahisemo gufunga umunwa niba koko ikintu nshaka kuvuga cyanyuma nishaka kugera no ku musozo nshaka kuvuga cyanyuma niba koko Erika akuze kundusha na Kaspi akaba akuze kundusha nkuko babimbwiraga bareke nanjye n'imbere bandikire umutuzo wanjye nkuko nabasabye imbabazi in inbox nababwira uti mumbabarire none se Benda nyuma yo kubasaba imbabazi ubandikiye message tuvuye hano kuri live hari ikindi kintu nyine kitagenze neza nyine nagiye kubona gumara kwitangazamakuru Erika yamara kuvuga amagambo mwereze iyo interview se ari kubeshya ndabese what the fuck is that man what the fuck is that niba kuko twasorvinze ibintu I can't believe my kubona umuntu ajya mu bintu byarangiye akongera akabigira ku muntu uzi nyine ubwo wenda yarakibabaye nabyo kubabara ese niba kuko afite amafaranga kuri kibundi ahangana nk'abakene man gusa njyewe byari bintangaje kuko izo mbabazi ngiye ndumva nanjye narazibonye ngo wamusabye ariko nta hantu harimo yuko wamusabye imbabazi ngo kubera ko wari wavuze ko yagusabye akakwima nicyo kintu twashaka kubwira abantu ko atari cyo wasabiye imbabazi njye namusabye imbabazi amubwira iti niba nararengereye mbabarira akazi keza ndifurije akazi keza nka twa nawe ubaye waramubeshyeye ubaye waramubeshyeye ukamuteza abantu nawe nta kintu cyiza wamukoreye umbaza uko niko kuri nta muntu ugeze muteza ahubwo warabaneza mwabose ko abantu bakuze kuko bambira ko ari bakuru ndi muri umuna wa waramwimye ikibi nuko wenda wari kumuha akakumena nyine reka banze mbabwire niba koko ari abantu bakuru koko kubera iki bemera kwemera ko twasoruvinze ibintu gusa ikintu twashakaga kuvuga be urebye nta nubwo ntago wari kuzamo nuko gusa abantu bakomeje kugenda bishyiramo Nariyo bakeka yuko nkaho wenda Nariyo ari we wabigizemo uruhare kandi mu by'ukuri Nariyo we nawe yahamagawe nkuko nanjye naba ndi hano mu rugo nkumva nkamanza aramamagaye ati ngwino ukore kandi wenda ejo hari umudije ntago narakarira umudije ngo kuki ngo ngiye ngo ntagiye ngo akaba bahamagaye undi so ni muri urwo rwego rero yavugaga ko nawe yashatse kuguhamagara kuko atari kumva side imwe yabase muhungu na Kaspi ibyo waketse siko wenda byari biri we yaguhamagaye ku giti cyashaka kugira ngo yumve nyine icyo mwapfuye kugira ngo nawe amenye timajemo ejo n'ejo bundi azamenye n'ukuntu agomba kubana nabo
nicyo kintu yaguhamagariye kuko nawe mwari musanzwe muziranye wenda nawe cyabaye buriya umva mande ngo ikintu cyabaye Eric aramubwira ngo tujye gukora video zo kwamamaza ahantu tuzakorera iwe nanga none si we niho hari akabari cyase nyine ndababwira nyine banza wumve si nanga akambira ngo nzaguha weekend wewe yari yaraguteguje yari yaraneguje we nzaguha weekend nambwe tisereka ndaza kwifatira iwawe si ho ari akabari si ho ari n'ahantu tugiye gukorera twagiye tugereka abantu ahantu tugiye gukorera akanga bakazana ibintu by'amatiku ngo niwumva ngo ni hafi y'iwanyu reka tuyikanombe ubwo muri timu niwe wabaga wakererewe abandi bo ndumva babaga bagezeyo kare ngo bari tayari ngo bahuje none nge kumva numva nubona haya amafaranga wanyigishe kwiga gucuranga nanabikore ngo ngira ishyari bro ariko rero aba DJ bari naho bajye babimenya ntaho guhereza umuntu amafaranga ku giti cye mujya mugenda hari amashuri yabigenewe we nge namwishyuye ku rwego rwo kugira ngo akazi mfite nge muza nawe twige yego twige mu gihe abonetse nanjye mbonetse twige twana navuganye ko ngomba kuza buri munsi atangira kuzamo ibintu byinshi ngo ari gutegura ubukwe bikoze tutakubeshye be wumvaga byararangiye pe nibyo by'imbabazi nibyo twavugaga ati basabanye imbabazi twumvaga yuko nyine byarangiye nabasabye imbabazi buri muntu wese musaba imbabazi sibyo from now aho bigeze bavuze ko ari bakuru banjye niba ari bakuru banjye nanjye bansaba imbabazi na murumuna wabo nsabye none nge nsabye n'imbabazi nanone ndazibasabye wowe niba mwarakoraga nka timu kuki wangaga ko mujya gukorera video iwe kandi n'ubundi byose nta kibazo nk'umuntu wenda uhagarara itima akavuga ati wenda kuze kuyifatire mu rugo harasa neza hafite view nziza dufatireyo video wowe wabyangiraga iki ni iki wikekaga ko ari uburenganzira bwawe bw'umuntu no kumuntu tubireke simvuga menshi uretse gato niba amaze gusobanura icyatumye utitaba Nariyo hari ikibazo ufitanye nawe ubu ngubu tuvuga habe na kimwe niba ari n'umuntu akenshi twagendaga tugahurira n'ahantu akansapotinga ni Nariyo Imana ishimwe urakoze Nariyo hari ikibazo ufitanye na Benda ngenda ashaka gushimira Benda first of all utumye umuntu atiyumvira ubusutwa ukunda amatiku ndamaze let me talk reka mvugeho gato kabisa mu majambo Benda thank you so much wakoze rata gusaba imbabazi niyo first step ibi biveho gusaba imbabazi n'ubutwari ntago ari ubugwari warakoze ejo bashobora kuziba bakasohokera nta wamenya nunababona uzatwihorere banywe bari bavuze ko banazi uyu munsi ariko ikintu nabasaga kubabwira mani Eric arakuze na Kasper arakuze mani ibi birangire rata birangire rero Nariyo yitware neza ibwo rero Nariyo nawe yitware neza batazamwirukana mama yigoye ntabwo ari musabye ngo yitware neza ahubwo barigabanya amagambo nkuko nayo amagambo agabanyuke rati byabaye byarabaye bari kujya kwitangazamakuru ngo bansebye ngo Shakira ninda Shakira umuzana ariko Benda nawe niba uri kutubwira ko ukunda Nariyo nawe nimukazajye muza kubindyarya hano uri kuvuga ngo ukunda Nariyo none se kuki udashaka kumugira inama niba muhamagara ngo ajye gukora video mu rugo kwa Semungu azabyange kuki uri kutari kumugira inama kandi umukunda umwanya urajye we basara kumubwira mu buryo batabibwiyemo yenda umuntu mukuru nihitiramo rata Benda nihitiramo rata ubwo nimbyemera birandeba okay ikintu yangaha mbamubwire DJ Brian DJ Kasa mutwe DJ byuya DJ bibazo mbamubwire man Brian ndakumva sho uribuka umunsi twize kugihuye aboro twakire mu bwato tukagenda tukarara ahantu urabyuka kandi yagufungiye ibyuma yego ndabyibuka duhuza Divine aho hejuru Benda duhuza umubyinnyi mugenzi wawe Divine we baravuze ko Benda atari umubyinnyi naye ntukazazushaka kuri deal ya Divine cyangwa turi kuri deal ya mugenzi wawe usanze kuri pano ntiwamusuhuza bitwa cyangwa niba bavandimwe mbese ni mugenzi we gute kandi baravuze ko atari umubyinnyi baramuvuze oui ndakumva zinkubaki nyubaha nkuko wanzamuyanga okay
abeho kubaha Abazi ko kugira ngo usuze mugenzi wawe ari kukubahuka sorry. ntabwo ari mugenzi we ariko Ni mu bakora bimwe. ntabwo bakora bimwe umwe yihakanye undi Benda namusuhuje Benda Divine suhuza muvandi suhuza musaza wawe. beji umbara buretse ariko mbanze nsoza ibintu divi njye nta n'ibyo nsoza rwose Musoze mugomba nje nzabagira abavandimwe nta kizatandukanya abavandimwe muvindimwe. nawe uzajya wifataga amatiku itu yarangiza nawe ntabwo uzajya wifataga amatiku itu yarangiza umuntu nta n'ikintu na kimwe yiyumviye uberike yamwishyuye nakubwiye ariko Benda koko dusasa inzobe bro ceceka ariko se ngo dufate babiri ndetse kudahoramo hamwe ndabizi ko Eric agira amafaranga Eric yahindutse umuroko Eric yabaye inyankara ntabwo yari yanyumva neza sirito pre Eric ikintu cya mbere yambwiye yego nguzara mu kuvuza ikintu na kimwe cyagati yanjye nawe mugihe nzakwata abo bose turaziranye tawe niyo mpamvu ntabwo nge bangura none ko ngevuga ko yagusabye ko ngevuga ko yagusabye mwapfuye yagusabye ukamwibanga gorukana umva se ntabwo ari icyo kintu kinzanye man nubwo atari cyo kikuzanye ariko nabyo wabivuzeho umva se namusabye imbabazi ndagenda muri hagati yacu babiri hagati conversation y'abantu babiri yego ndamubwiye Eric mbabarira musabye imbabazi niba nararengera mwifurije akazi keza Imana iduhana umugisha urumva nyine yamennye ibanga ndambwira ngo ni ukuri kw'Imana n'abakazi keza bande iyo ni imvugo ye niko yanditse nasangaje kujya kumva numva nyuma mani agisakuza nyuma ya cyagiye nyuma ya cyagihe ariko ndumiwe noneho ninde mukuru ninde mutoya koko nta urugero ngomba kugenderaho niyo mpamvu aba bantu reka mbanze mbabwira abantu ko no kuba abasitari ariko Benda nawe urabizi neza ko umuntu akubwiye ngo mpa ntumuhe ukaza kubivuga ngo yaransabye sinamuha ibyo bintu nawe umuntu yakora n'ikigana agapfa no kubeshya wenda kugira ngo yikure mu isoni umuntu yagusaba nkubiswe n'inkuba bagiye gufata ntari yose ngo azi icyongereza hari ahantu twiye tujya gusaba akazi batubwira ko bashaka icyongereza wenda hari ahandi hantu bahura cyangwa wenda mu bindi bikorwa bituma umuntu yavuga icyongereza biramupanga umva Bria winkuramo amagambo wandaya ndayimenye okay so rero Benda ikintu kiriho urumva ikintu ngira kwisabira kimwe n'akantu ngiye gusaba nka garamfere wawe dore ndanakuruta ndi mukuru komeza uba imfura nkuko wakomeje kuba imfura nta mfura mbonye kandi uretse gato wowe ariko bakurashe mu nda bakurashe Benda nakubwirira kimwe sibyo wowe ibyo umutima wagutegetse ni ibyo ngibyo no gushaka amahoro no gufata iya mbere ibyo wemereye ntabwo ngiye kumbwira ngo ntabwo ndi papa wawe ngo ntabwo abinyemereye ntabwo ari njye nabigusabye bro narabunze nkumva abavandimwe ntabwo rero njyewe nabikoze nk'umuntu ufite indi authority oya ni nk'umunyarwanda mugenzi wanyu navuze nti amahoro ahinde kandi ubu mwabereye imfura murabyemera oya nk'uko watwungiye hano mpamvu nari mbuvuze ngo ntabwo uri data yego watwungiye hano niba waratwunze koko yego nyuma nagiye kubona mbona ibinyamakuru birimo birasura okay muraza no guhura nabyo mu kanya ndabizi kuri TikTok abantu babipostinze ko barandika ibyo wavuze ntago baguhindika bagakatinga n'ibyo bavuze nje nabyumvise bose uyu Eric nasabye imbabazi ninde ikiganiro mbona kimaze amasaha what the fuck is that Zore mbabanze mabwiye niba ari mukuru wanjye niba ari bakuru banjye ngiye mbasabye imbabazi nongeye ndisime ko mbasabye imbabazi bandeke nkora akazi kanjye nanjye mbareke bakora akazi kabo navuye mu buzima bwabo bandeke nanjye bandekera ubuzima nizere ko nta kintu bakubangamira mu kazi kawe ka none aha wibereyemo akazi ka none aha nta numwe mba nahamagaye ngwaze nta numwe mba natumiye ngwaze kandi mwibuze yuko bari kuza muri show yawe wabatumiye ntabwo uyu munsi bose bari kuza njye narabatumiye nigeze mbwira ngo naramutumiye nka rero njyewe ikintu nakoze niba kuko nyine twaratandukanye twaraniyunze nabasabye n'imbabazi banyereka ko twabaye inshuti njyewe nakoze unfollow Godfather bose kuri bo Caspi na Noza na Eric mbonye aho twiyungiye ndongera nkora follow uri kumva icyo kintu yego ndavuga ngo nta matiku neva ngo byarangiye none nagiye gutangazwa nuko Eric yafashe ikinyamakuru yambaye ishati irimo ibirabo
ndabyibuka y'umukara arimo aravuga nose ndibaza niba narasabye imbabazi sinzi ese yavuze iki Benda yavuze ko mutasabanye imbabazi ni iki yavuze ko yongera asubiramo ibyo yavuze ni ukuvuga ngo abanyamakuru bari kugenda babaza Semuhungu bakamubaza yongera asubiramo ibyo yavuze ngo Benda icyo kiganiro kirari noneho akora no ku biganiro ku banyamakuru nazi ba make sinzano yabakunze twakoze kuri Chita Magic ikiganiro kimaze iminsi 2 dukora no kuri ntabwo ari icyo nicyo se no kuri The Choice Live ni kuri Chita Magic. Ese Benda wowe ubabazwa nuko Eric ahakana yuko atagusabye ikikubabaza muri byo ni iki? Umbe ikintu kimbabaza kimubabaza nuko yamusabye imbabazi akagumya azamura ibibazo byose azamura ngo ibibazo undi kumuzamukiraho ngo yabikoze ngo konza ko kumuzamukiraho ariko nariyo ikintu cyababaje Semuhungu mu bintu byose Benda yavuze Benda ibintu byose yavuze nta kibazo ariko ikintu gihora kigaruka mu banyamakuru nuko bamubaza ngo ese Benda koko waramusabye icyo nicyo kibazo nyamukuru nabindi bintu ndigera numva yavuze kuri Benda iyo bamubajije gutyo nawe ahita asubiza ngo reka mbereke ngo do yansabye n'imbabazi no kuvuga rero ko Benda yamusabye imbabazi kubera ko yamubeshyeye nibyo nabimusabye nawe nikavuga so niho biri kure aho niho hari urujijo aho ngaho yarabimusabye tugisoza live bro naramusabye imbabazi ahubwo je umubaza ngo Benda yaragusabye uramwima ibyo ntabwo mbishaka next mukora ikindi kibazo si ibintu byumvikana uretse gato andi ari byo biri guteza ikibazo oya ariko se Brian waretse kugarura ibyo bintu wowe data Benda ni ukuvuga ngo mbere yuko nsaba Benda ko uretse gato tugende gake nabanje gusaba Semuhungu watwemerera n'abantu bakurikiye aha mukarenga muri ibyo ugahura na Benda mukicara mugahana ikiganza ibyo narabyemeye n'umutima wanjye Eric ati ndabyemeye anytime n'ejo twahura njya kwa Benda ndabimusaba mwari muhari Benda nawe ati nta kibazo mfite Brian ararakara ngo utumye tutajya shongo bibahuje hakiri kare murabyibuka ariko njye nashakaga amahoro none Eric se muri buriko twumva niba Benda ibyo mwari mumaze kwemerera abakunzi banyu hano Benda yarateye intambwe akabikora kubera iki bayinkoni yo kumukurutisha ngo yasabye imbabazi kandi ibyo bintu mwarabyemerera abanyarwanda hano muri babiri akuremo n'umugore wanjye kuko ntabwo umugore wanjye yigeze roke mbwe girlfriend nakuko ntabwo turasezerana imbere y'Imana ntabwo yigeze anjya amezi arenze 6 kandi mu mategeko y'u Rwanda iyo bajya ntabwo yigeze umva Godfather ntabwo ngeze mu matwi Shakira ngo ambwire mu bintu byinshi ninjye mufatiye umwanzuro ku giti cyanjye yego n'umuntu w'umugabo njye mbayeho mu buzima bwo kwimenya n'undi ahubwo ikintu cyandakaje ni ukubona umuntu w'umugabo yarambwiye ngo ni abantu bakuze baratekereza ndakumva numva baramvuze twasoje ibiganiro ibyo bintu n'ibyo bintu umuntu w'umugabo cyangwa n'ibyo umuntu simbizi umugabo ninde nyine oya njye umuntu w'umugabo okay ikigaragara Benda yagiye azika ibintu byarangiye nta wongera byarangiye njye kubona mbona baracyanyota okay so ibyo rero tubyihore ubwo ngubwo mufite ukundi muziyonganye nta kintu narenzaho kuri ibyo ubwo udafite ikibazo na Nariyo ibyavugwaga kandi niyo cyo tuguhamagara ubwo birarangiye none se Benda hari ikibazo dohu yari kumanywa nje nawe na team yose tukaganira fest urabatinya ko nta numwe wagukubita oya nta muntu numwe ninya sibyo muyibona oya nta muntu numwe ninya twahura nabimbona ngubone bikarangira ibi ngibi ni box ibyo niyo twavuze umbaza live mubisoza ibyo niyo twari twavuze bro ariko nago murahura ntago twahuje ntasureba mwebwe mwahuriye kuri social media ndasaba undi muntu muri in box none mukene tubona ngo narongera bizuye nanamusabye imbabazi vuga turi gupanga guhura okay tuvuye aho ngaho rero tuvuye aho ngaho ikintu tubani kimwe sibyo murakoze cyane Benda turatunguwe ariko ni muri abantu b'abagabo ubwo ngubwo ntabwo ndabura kubabwira ngo mujye kugira muzunga oya hanyuma reka tugaruke ku bantu gatoya sibyo ntabwo ari ukuntu Godfather nemeye kuba daddy Wambabare nkabaza akabazo kanyuma mbabarira kamwe konyine Benda tarangiye. Telefone itarazi. Yego sheri mbabara ye baba we mbabara reka nge mvuga vuba mbanguranye.
none se Benda ababyinnyi baragira bati Benda ntago tukubaramo nturimo mu ba MC ati Benda ntago biri buvemo mu ba DJ wese guciza yewe ndiki nakwihakanye Nario uretse gato mumureke Benda arabusha utinga Nario yavuze ko wavuze ko Benda arushye ko muri kumuruhisha ese waretse ngasubiza yego amaze mubwire uretse gato niyo nshaka kugira ngo amazimwe acike nguyu Nario mu magambo ye yivugiye ko utari umuyemusi yego nguyu Divine niyo mpamvu namuzamuye yavuze ko utari umubyinnyi ngiye muzi nka DJ Benda uretse gato ndakwiyamye uretse gato ndakwiyamye yavuze yuko bamuriye amafaranga y'ubu DJ yavuze ko bayamuriye genda gake munange ingero mwikwigira iryarya Benda naho nge ndiryarya Benda nago Benda ngewe nago nacuranga ndi kumwumva Benda nge nago uracuranga ndi kukumva akora practice nkabibona uretse akora practice nkabibona ariko nawe ubwo uvuze yuko bakuriye amafaranga y'ubu DJ batakwigishije ijya mu babyinnyi no mu mayirwa wagabanyije mu Ramadan Benda madamu ni bene wanyu muke wa mugore we kagora meye baba Grand frère oui kakumbe n'umuri hip reka nsezere mbere kusezera Benda MC Nario uretse gato MC Nario ati ntabwo Benda ari umu MC yita DJ Benda uretse gato genda gake Buriyana tirekada ntabwo ari umu DJ Divine ati ntabwo ari umubyinnyi bose bari hano kuri pano reka mbasubize mu magambo make reka nsubize mu ijambo rimwe mu magambo make uravuga amajambo atatu kuko ni batatu ndeka mbasubize cyane uvanga amaze kuyunga na Divine nabyo ndashaka kubunga asa njyewe ntago Godfather nta kibazo mfitanye na Benda muragifitanye twariyunze mani nimusomane umva twarabikemwe ibyo ngibyo ntabwo nshaka gusoza umwaka ku kibazo n'umuntu uwo ari wese muri industry yegura muduhereze featuring muri kubyinana bya Jojo na Divine twarabikemuye Divine nijoro bambwiye ko yari yavuze kuri live kuri umukomedi ariko jewe live nari nyiriho hehe nari nigiriye kubyina kwa Buju natashe nani kwa Buju niho wabivugiye mureke mvuga ariko Buriya akoze Buriya ariko Buriya waretse Benda kavuga Buriya wabaye Benda go ahead icyo mumbona cyo mwese uko muri batatu ubwo ni icyo ndi yamahoro y'Imana akomeza abantu inama bakoze cyane ugusukurije gwiki ari umukomedi ariko Brian urabona atari umukomedi ndavuye mutapinge mukore kuri goro none nakora iki ko ko nzabahereza ibiryoshye nk'imineke so Nario MC Nario reka tukugarukeho umva nanjye ndabashimiye reka nanjye niyanore njye koga mbere yuko ujya kuryama ubundi bakobwa banje muri tayari muze mukanya tujye kumubyizi Godfather warese nkabwira kandi Godfather uze kunyibutsa uze kumbwira ngaruke kubera yuko ngiye dore ngiyi okay video ceceka ngishyireho mbabarira amagambo munyavuga ibintu muzasobanura kanshyiraho kamera sha ubujajwa ndabubonye Godfather mu gihe Buriya nagikiraho kamera reka mbwira kandi Nario sibyo yego MC uyu muko itaba Chantal uyu bamuhaye agakanzu n'akajipo hano ni bamwita Chantal komeza okay ceceka wumve uretse Buriya wambabariye ako Buriya wagiye naguvuze ngo ceceka ari njye wari uje kwerekana video Buriya ko twiyunze urashaka iki koko yizane ngareka byo mbire mama w'amatiku twereke oya Buriya twariyunze man ibyo reka kurya ruswa none se kubera iki ariko Divine nawe rero ndagukunda pe ariko niba mwariyunze se kuki nimugoroba mwongeye mukamuvuga oya twari tutariyunga ibyo mwiyunze ryari none se Benda ni yarahari nta Benda barakubeshya Benda garuka Benda ngwino mu byo bareba gukorera injoro ibyo nawe arabizi ibyo biganiro rwose nari ngiye kubivuga ibyo ngiye kuvuga ni ukuri ariko reka mbyihorera rata twariyunze Buriya twariyunze byararangiye Godfather uze kumpereza link ngaruke mu ijoro ndangiye kuba namaze umva nkubwire wa mugore we kagorama amaguru umva Grand frère karame ntabwo nari nyizi pe
vuga nariyo ujyuza sheri ahangaha ni muri ruhura umutima hano kuri no live ni muri ruhuka umutima turaza tukarara turi kuvuga tukarara twisekera tukarara twivuga kuri Twitter navuga ribu bakabafasha amagambo bakayacamo uduce bakajya kuyasuzuma bagashaka icyaha abangaba umuntu wese wakoze ikosi iyo ageze ahangaha barampima ariko ndashaka kugira ngo batange intuza umva are mbabare uzamuke buriya uretse kugenda are ndashaka abakunzi uraza kunzana uretse gato banyarwandakazi ni mu mpikuzo mu manuri iriya fi ndayibasubiza mubabare mu manuri iriya fi mu mwaze satani abantu babona ibibera ahangaha abantu babona ibibera iyo fi irimo hariya ntihagira umuntu mpikuzo ayimanureyo ntabwo we bwabikora mu manure iriya fi mukoze satani isoni abantu babona ibibera hano umva ngendagaruka nijoro tugiye mu kurara uwo mutinganyi ntagutware Kimironko uretse kuvaho reka ngo dufanye nukazajya uvuga gutyo ngiye kwikarabira nindangiza gukaraba nicare negereze umubyizi w'ijoro uretse gato are